ni ku birometero 2 gusa ukiva mu isantere ya Mugonero mu karere ka Nyamasheke. Hakaba ku muhanda Rusizi Karongi ukimara neza kurenga akarere ka Nyamasheke winjiye mu ka Karongi. Ukinjira muri uyu muhanda mu gice cy'akarere ka Karongi usanganirwa n'amakorosi menshi asa n'atangaje, ariko rimwe muri yo bikaba ryitirwa izina rya Dawe uri mu ijuru. Ucyumvira ijambo Dawe uri mu ijuru, ikiza mu mutwe nta kindi gisengesha abakristo mu madini n'amatorero atandukanye ku isi bahuriraho, haba mu rurimi rw'Ikinyarwanda n'izindi ndimi. Henshi mu Rwanda hagiye hari amazina y'ahantu ugasanga abantu benshi badasobanukirwa inkomoko yayo. Rero Mura TV igenda ibagezaho inkomoko y'amazina atandukanye dusanga hirya no hino mu gihugu cyacu. Uyu munsi rero Mura TV yakusanyije amakuru yahitwa kuri Dawe uri mu ijuru. Ahangaha ni mu karere ka Karongi. Ahangaha kuri Dawe uri mu ijuru ni kilometero 2 gusa ukiva mu isantere ya Mugonero. Rwose ni kilometero 2 ukiva mu isantere ya Mugonero iri mu karere ka Nyamasheke. Hakaba ku muhanda rero Rusizi Karongi ukimara neza kurenga akarere ka Nyamasheke utangiye kwinjira mu karere ka Karongi niho hari rikona ryitwa kuri Dawe uri mu ijuru. Ni kona riteye ubwoba. Kamana Jean Damascene rero n'umuturage utuye mu karere muri kano karere ka Karongi uvuga ko rero ahantu hiswe iri zina kubera amakorosi ateye ubwoba. Yaragiye ahari ku buryo imodoka nyinshi zose zarengaga aha hantu byabaga ari amahirwe kuko nyinshi zabirindukaga mu manga. Yatubwiye ati aha kuri Dawe uri mu ijuru hitiriwe rero isengesho rya Dawe uri mu ijuru biturutse ko abagenzi bahageraga bamaze gukuka imitima kuko batari ibuharenge, imodoka itabirindutse mu manga kubera imiterere mibi yaho n'ubuhaname bwari buhari. Abanyuraga rero muri uyu muhanda bahoraga batekereza ko bashobora kuhasiga ubuzima mu gihe rero hatabayeho impuhwe z'Imana batashobora kuba baharenga. Ati iryo sengesho ryazanywe n'iryo korosi babaga basenga ngo baharenga mu mahoro, kandi rero iyo basengaga babaga bagarukira kuri Dawe uri mu ijuru kugira ngo imodoka ihatambuke. Byabaga ari amahirwe kuko gukata iryo korosi cyangwa se iryo kona byasabaga ubuhanga bwinshi. Ikindi iyo umushoferi iyo yananirwaga kuri kata yahitaga birinduka mu manga yari munsi y'uwo musozi. Rwose ku bantu bahageze ni ahantu hahanamye cyane, ahantu hateye ubwoba. Kamana avuga ko rero icyo gihe bisi zitwara abagenzi zari nkeya cyane, hakoraga imodoka za Onatracom gusa, kandi rero zigatwara abantu benshi, bamwe bakagenda bahagaze abandi bicaye, ku buryo nyine iyo yabaga yakoze impanuka hapfaga abantu benshi cyane batagira umubare. Ngo iterambere rero ryagiye riza mu Rwanda, hagiye hatunganywa hanyuzwa umuhanda wa kaburimbo. Mu gihe rero izo modoka zahanyuraga ari imihanda y'ubutaka gusa, ya mihanda ibigiye ari mibi kugira imodoka inyuramo igenda isimbagurika, niko hari hameze. Aha hantu rero ntabwo hakitwa kuri Dawe uri mu ijuru, ubu hahawe izina ry'igisubizo cyitwa kuri Yezu ashimwe. Kugeza ubu haratunganyijwe, hari umuhanda hameze neza, ni umuhanda umeze neza cyane rwose. Kugeza ubu haratunganyijwe umuhanda uragurwa ndetse banashyiramo kaburimbo. Uku gutunganywa rero byatumye ubuhaname n'imanga y'umusozi bigabanuka, bituma n'impanuka zakomokaga kuri ubwo buhaname zigenda zigabanuka. Ni ukuvuga ngo rero ahantu rwose haratunganyijwe, abantu bajya basura akarere ka Nyamasheke muzahanyura cyane mwaciye Karongi. Ukinjira mu karere ka Nyamasheke uvuye Karongi, mbese navuga ko ni nko mu rugabano rw'akarere kuko
wahamagara umuntu uri muri Nyamasheke umuhamagaje umuntu akitaba, umuntu uri mu isatire ku Mugonero bumureba. Tuzaza rero tubabwira ku izina Mugonero ahantu byaturutse. Abantu benshi bajya bibaza ese ni ibitotsi kuko haba ishinga yitwa kugona bivuze gusinzira, abantu benshi rero bajya babyitiranya. Tuzaza tubabwira byinshi cyane rero kuri iri izina. Hari izina rero rindi riri muri kano karere dushaka kuzagenda tubasobanurira duhereye iruhande. Izina ryitwa Cyazo, ni satire ya Cyazo ahantu bita mu Cyazo, naho ndakurerekera kuzaza tukagusobanurira byinshi cyane ku izina Cyazo. Tuzagusobanurira akarere ka Nyamasheke, tuzagusobanurira Karongi ahantu byavuye, tuzagusobanurira Kibuye ahantu byavuye, mbese buri kintu cyose, buri zina risa nk'irimo amagorane muri iki gihugu tuzagerageza kugenda tugusobanurira. Wowe icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo amakuru dutanga ajye ahora kugeraho 5 kuri 5. Ndakubwiza ukuri yuko nakwiri kujya gusacinga iyo wakanda subscribe, wowe tujya uploadinga itubona notification hejuru kuri telefone yawe, asigaye ukaba wabona inkuru n'ibiganiro tukugezaho utiriwe usiragira ujya kubireba kure. Rero ngiye mwumvaga ni Gift Imura, ndabakunda 5 kuri 5. Reka dure makuru yacu ubutaha. Ciao ciao.